Jya mu nzu z'akazi afate se ko umugabo anyirukanye yigira mu nzu y'akazi ubwo urumva umugabo bahise bakurikije ubuyobozi umugore arishinganisha avuga ati jewe umugabo wakoze ibi nibi mu kazi ndamwirukana nk'umukozi wakoze akazi nabi ngeze mu rugo nawe aranyirukana nigira mu nzu z'akazi none yaje kumbuza umutekano ubwo byabaye ngombwa ko bagira gute babatandukanya kubera imyumvire mibi y'umugabo ubwo navuga ngo umugabo wese witwaza icyo umugore ari cyo agakora ibidakorwa kumutera agahinda ko mu mutima rwose babihagarike niyo mpamvu usanga abagore benshi ukajya kumva ukuntu umuntu yafashwe n'indwara atazi cyane cyane amastroke n'amadepression. Reka tubifurize kugira ibihe byiza mwese mwakoze subscribe kuri Mama Mignone Official, kuri Mama Nana Official. Imana ibaha umugisha namwe mutibagiwe Ingoro TV na The Blessed TV karindwa aho ngaho hari guca filime bita Negative Mission. Nizere ko abantu baryohewe na filime bita Imfubyi zigira ibanga kuri Zone 250 hari kujya haca ibiganiro bigiye bitandukanye naho mujyeho mukore subscribe. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza udasanzwe turi kumwe n'umubyeyi nyine yitwa Mama Nana Devota, n'umubyeyi udasanzwe aganiriza abantu ku mpande zose iyobokamana umuryango ndetse n'uwundi musanzu w'ibitekerezo kuri department cyangwa ku misozi igiye itandukanye ajya abasha kuhatanga ibitekerezo. Ni inyangamugayo cyane, ni umugore w'umushobozi. Nawe mugabo urabyumvirera abana bawe ajya bazirikana. Tugiye kuganira neza, reka tugushimire nanone kugiye gukora subscribe, nawe wayikoze turagushimiye, nawe sharing ibiganiro byacu turagushimiye. Imana iguhe umugisha. Ngewe nitwa Manudi, ibindi rero tuzakomeza tugende tubana mu bintu byose kandi tunasengerana mu bintu byose. Turakwakiriye Mama Nana, umeze neza? meze neza ndashima Imana. Hagati aho urimo urasa neza rwose. Kubera Imana. Kubera Imana. Yego. Abantu bo kuri Mama Nana rero basuhuza babwire ngo ndabashuhuje. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Tunabasaba inkunga ya subscribe babwire ngo niho bazajya bakubona. Ndabasaba inkunga ya subscribe. Ubundi channel yanjye nari nayise Devos TV ariko nza gusanga iryo zina ridasobanutse neza ndayihindura nyita Mama Nana Official. Mama Nana Official. Muko rero subscribe, like, share and comment. Abantu bajya baryohera kandi muryoherwe n'ibiganiro byo kuri Mama Nana Official. Hari indirimbo kera ndi umuhanzi twajyaga turirimba ivuga ngo umugore umushobozi nawe mugabo abana bawe turabazirikana umugore umushobozi. Noneho harimo igitera cyavugaga ngo kera baduteraga ubwoba ngo nta mugore urya ihene amera ubwanwa ariko abagabo barabahanga bari ibisambo ngo kandi inyama y'ihene iryoha bari ibisambo. Bo tugiye kuganira rero imbaraga zikomeye mwagaragaje. Ndahamya nashidikanya iyi ni incuro y'umubare nabara isi yose imenye ko umugore afite ubushobozi ndetse isi yose imenye yuko umugore nawe yakunganira umuryango gatera imbere. Isi yose imenya neza yuko umugore burya atari uwo kurera abana ahubwo gusa kurera abana gusa kuko nibye ahubwo afite n'uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu ndetse n'isi yose muri rusange ndetse no guteza imbere umuryango we. Niho tugiye kuganira rero tariki ya 8 kuwa gatandatu nibwo hari tariki ya 8 umunsi mpuzamahanga. Wowe ubyumva gute iyo umugore ahawe ijambo hagasigara abandi wumva ko nta jambo bafite nibigirira icyizere? Umugore se ari we utigirira icyizere? Bafite ijambo ubundi bari sibye ko no kuvuga ngo bahawe ijambo. Ndumva ibyo bintu twabazakosora nk'ubundi bari barisanganwe. Mbere hose nta jambo bari bafite. Bahawe ijambo. Ahubwo bahawe ijambo. Yego. Uyu muntu rero wasigaye inyuma. Uyu muntu wasigaye inyuma rero ntiyigirira icyizere kabati ninza no kuri social media nkagira igitekerezo cyanjye nanga baranyita ukundi. hari abagore kuva na kera
bakuze bumva ko ngo umuco nyarwanda utemerera umugore kujya imbere y'abantu ngo avuge, utemerera umugore gufata ijambo ngo ahagarare imbere y'imbaga nyamwinshi avuge. Cyane cyane si ukubavuga cyane bagenzi bacu b'abasilamu, umugore waho ntiyemerewe guhagarara imbere y'abantu, nta nubwo yemerewe kwicara mu bandi, mu bagabo. Oya, umugore wabo yicara hariya hirya mu gikari, ubwo rero nawe yarapfukiranywe, nta cyizere yifitiye. ubwo si ugukandamizwa? Nanjye mbona barabakandamije, ariko nyine kubera ko ariko umuco wabo bategeka, buri niba hari ikintu kibata cya mbere ni idini. Idini rirakubata rikagenda rikakwicaraho rikakwicarira rikakubuza amajyambere. Ubwo rero abo bantu ntabwo bo ari ukutigirira icyizere, bo niko imyizerere yabo ibabwira, ariko hari n'abandi batigirira icyizere. Urugero nk'ubwo hari umugore ushobora gushyira mu buyobozi akakubwira atoya ntabwo igihe ibyo bintu ntabishobora, uwo nta cyizere yifitiye, nta n'icyo azigera yigirira. Ariko nawe namugira ni uko niba yagiriwe icyizere nawe kwanza ntakigirire, kuko deja twagiriwe icyizere. Niba uyu munsi abagore bari mu nama zifata ibyemezo, bakaba bari mu buyobozi, nawe akaba yahagarara akavuga ati ndavuze ngo iki gikorwa gutya kigakorwa gutya, ubwo umugore aba akwiye kugirira icyizere. Example, niba uri umukuru w'umudugudu uyobora ingo 200, hari n'iziba zirenga za ngo 200 ziri munsi y'ukuboko kwawe. Niba uvuze ngo ntangaje umuganda kandi utazaza, azacibwa amande y'ibihumbi 5. Iyo ataje ko kumuca amande, si umugore wabivuze se? Ayo nguko rero. ngo umugore ati nawe ni umudugudu rero. Ubwo navuze nyine guhera hasi mudugudu kuzamura, ariko urabona ko dufite n'aba guverineri b'abagore, ejo bundi reka twagera na perezida w'umugore. Niyo mpamvu rero Imana yaduteye iteka iciye muri perezida wacu. Abantu bigirira icyizere, twigirira icyizere rwose, buri mugore ahari yigirira icyizere. Kandi rega nubwo batigirira icyizere, njye naje gusanga nirega nibyo n'umunyarwanda avuze ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo. Urugo rurimo umugore muzima rurigaragaza, urarubona. Yego, kubera ingamba nyinshi zagiye zifatwa n'igihugu cyangwa leta zimwe na zimwe guha uburenganzira umugore, abagabo bamwe na bamwe barabyitwaje bati noneho nimba gukubita umugore ari icyaha, reka tumukubitisha agahinda. Ugasanga umugore abayeho ababaye, ahangayitse, ari n'umuyobozi mu zindi nzego, akaba ati ningira uwo ndega, twigeze kugikoraho na mama Mignone, ningira uwo ndegera nta muntu uri bunyumve. Kandi nanone nanareze byagaragara nabi muri ba bantu nyobora. Watubwiye ngo yabaye mudugudu, ba guverineri, hari abasirikari baba bakomeye b'abagore nka First Lady wa Centrafrica, abasirikari benshi bamurinda n'abagore bagiye batandukanye. Noneho cya cyubahiro Imana yahaye umugore, kuko gituruka no mu isezerano rishya, nibo Yesu yabwiye abasirikare bari bamurinze atabambona mubabwire ko turi buhurire i Galilaya. Murabyumva ahantu nshaka kubariza. Noneho ugasanga cya gihe ko yahawe ijambo rigaragara muri sosiyete, ariko mu mutima abayeho ahangayitse. Twabango twavuga iki, twasaba iki aba bagabo bakubitisha inkoni cyangwa ubundi buryo abagore bashatse cyo kwita amazi y'agahimano n'ibyo kurya by'agahimano? Ikintu rege navuga kuri aba bagabo, nibakira impinduka, nibakira impinduka. Kandi ajya no kuvuga hakabaho n'umugore umwe, hari abagore bamwe na bamwe banabyitwaza akabati pe ni uburinganire, nta kintu wambwira. Rero ubundi kubaka urugo bisaba ubwenge, bisaba ubwenge, kandi bwa bwenge bisaba ubwenge buturutse mu ijuru.
umugabo n'umugore bagomba kubanza kwanza bakamenya iki, bakamenya ko urugo atari urw'umuntu umwe. iyo mumaze kumenya ko urugo atari urw'umuntu umwe, ari urw'abantu babiri, muricara noneho mugahuza ibitekerezo. Mwamara guhuza ibitekerezo mukemeranya uko mugiye kuyobora urugo rwanyu. Niba nicyo kiganiro nagiranye na Patrick kare, hari umugore ugira gutya akaba afite amafaranga menshi ayarusha umugabo, umugabo agahita yitereka, akaba wawundora kuri WhatsApp muri sala aryamye mu ntebe, urwo rugo ntiruzaba urugo. Umugore azataha mubona aryamye mu ntebe, ejo kabiri na rimwe bihore gutyo, ahita muca amazi. Ati umugabo utagira akazi jewe atangirana gusuzugure, kandi ari wowe ubyiteye. Mu gihe yagaciye aha nawe ugacaha, mugahuriza hamwe. Ko hari igihe umugabo byanga n'ubwo aho ngaho ariho nashaka ngo tuherekere, bikanga pe agashakisha. Bikanga gute se? Ubu washinze urugo uzi ko utazaba promoteri w'urugo rwawe, byanga gute? Umva nkubwire kuntu byanga. Yego. Umugabo ashobora kuba yari afite akazi, kampani yari arimo igahomba, cyangwa se bikaba ngombwa ko bamwirukana kuri ka kazi yari afite. Urabona izi ngo z'iki gihe abantu bose ni abasiri, medikasiyo yagiye hejuru, kugira ngo ushakire muri aba bantu kenshi cyane babikora, ngo bashakire mu bahinzi biragoye, kuko iyo ari umuhinzi n'ubundi ahamahinga, inshingano zikaba zazindi. Ahubwo turi hahandi mu basirimu, bakaba bati nta kandi kazi nzashobora, turi muri Afurika, nzarya ku mafaranga wenda y'umugore. Wabivuze ati umugore yaza agasanga umugabo wenda nta kintu yigeze akora. Reka rero ngo urugero rutari kure, hari umugabo nzi yamye ari umushomeri, yamye nta kazi gahambaye afite, kajya akora uturaka tw'amafuti twinjiza 200 rimwe na rimwe, igihe kikagera n'akazi kakabura. Uzi umushinga yungutse, umugore yakoraga amafaranga menshi pe, ariko byari ukuntu umugore akorera amafaranga menshi ariko kuyajera bikamugora. Umugabo yahise abwira umugore atuze umushinga nungutse rero madamu wanjye, jya uhembwa. N'umugore yahembwaga amafaranga arenze miliyoni, tugiye muzana amafaranga nkwereka ibyo tuyakoresha. Umugabo itagenda akagura ibibanza akabyubaka, ejo ukagenda akagura umurima ahantu, mbese ku buryo uyu munsi ibikorwa bafite birenze ubu aka kanya wa mushahara umugore afite. Bivuze ngo uyu mugabo nta n'akazi afite, aragenda akajya kwikorera kuri ya mazu y'amasuku, cyangwa se hari n'aho yashyize ifamu, biturutse kuri wa mushahara wa mugore. Kandi umugore ntabwo yibona nabi, kuko abona ko ya mafaranga umugabo yabyaje umusaruro. Ubwo ni ubundi bwenge bwo kubaka urugo. Ahantu nshaka ngo tuganire mama Nana, twumva ndimo ndashaka ngo tuganire kuri uyu mudamu wahawe ijambo. Nakubwiye kwe irimo ikibazo kirimo, ni ukuba afite icyubahiro muri sosiyete, ariko yagera mu rugo kigahita kibura. Umbwiye ko uwo mugabo duhereye kuri urwo rugero ari gukora utuntu dukeya. Hari n'abagabo barengwa nabi, agahita avuga ati ubwo umugore wanjye afite icyubahiro, ndaje nanjye njye mushakaho icyubahiro, yirirwa kanga abandi, nagera mu rugo nanjye ndaje njye mukanga. Ibyo rero bibaho kenshi, ariko icyo navuga ni bya bindi ko kwihangana bitera kunesha. Wa mugabo nagera mu rugo, nako wa mugore ufite icyubahiro hanze nagera mu rugo, wa mugabo w'umushomeri, wa mugabo wirirwa mu rugo, utavuga ati umugore aransuzugura, wenda akora mu karere arakomeye n'urugero, umugabo ari hariya, araza amubwira ati uko wakora kose hano uri umugore, ca bugufi. Uraca bugufi, kuko ni nabyo Bibiliya ivuga. Umugabo agaca bugufi, umugore agomba guca bugufi ageze iwe mu rugo. Ni meya hariya, wenda ashinzwe, ayoboye n'abantu benshi cyane, ariko mu rugo umugabo aramuyobora. Iyo umugabo ataragira imyumvire yo kumva ko uwo mugore afite agaciro, hari abagabo bateye gutyo, kuko uyu mugore arasuzugura, nimujenjekera nanjye azansuzugura, nugera mu rugo uraca bugufi. Umva nakubwiye, kuko ushobora kuhagera agahita akubwira kandi unaniwe, ategeye uyu munsi ntabwo ndya ibiryo umukozi yatetse niwe ugomba guteka. Uragenda ujye mu gikoni uteke, kuko ni umutware wawe, ni umugabo wawe. Hari abagore rero batabikozwa, bataka ni agasuzuguro,
ntabwo ibyo bikwiriye niba ugeze mu rugo umugabo akakubwira ati jyewe hari abagabo babaho gutyo bitereka na bogisi ukayimushakira n'amasugisi ukayamushakira ari umugabo uteye gutyo hari abagabo bateye gutyo kandi umugore agomba kubikora ntabwo kuba ari meya cyangwa se akora akazi karemereye cyangwa se arusha umugabo amafaranga bimuha uburenganzira bwo gusuzugura umugabo we agomba kubaha umugabo we nubwo hari abagabo binanirana akagumya akakurushya ariko bigusaba kwihangana noneho nabyumvishe ubandibuye abande n'ingasire cyane hari ibintu uvuze nyine bibiri bihise bihura neza wa mugore hari umugore usanga yarakaye ngo urugo rwaramubihiye kuva yaba umuyobozi turagira ngo tuwaganire kuko ni ukwezi kwabo ni ukwezi k'umugore wahawe ijambo hari indirimbo twajyaga turirimba nanjye ndajya nshishamo nkuririmbire kandi mbaririmbire ngo bari bategarugori twizihije uyu munsi abari mu Rwanda bose dushyigikiye ubwiyunge bari bategarugori mwe gahorana ijambo uragahorana ijambo noneho akantu numvishe uzi ucyumve neza numvishe wa mujinya wa mushiha naho turaza kuhakomoza umugore w'umuyobozi bamwe na bamwe dushobora kubasangana bitewe kuko birahari yuko bihagarara bati nimvuga ko urugo rwananiye cyangwa nkakora divorce nk'uko ziriho nirirwa nshishikariza abantu bigisha imiryango hari igihe bitazagenda neza akaba nk'aho yitangira akazi akanitangira igihugu ariko umutima we warangiritse warakomeretse rero ikintu nabonye kuva na kera ku myaka yanjye mfite umugore igihe cyose ahorana ingorane ziteye gute rero wenda ni visi meya w'imibereho myiza yiriwe mu biro yakira abaturage bafite ibibazo hari abaturage bananiriwe ingo zabo hari abashonje mbese urumva ni imibereho myiza y'abaturage kandi inshuro nyinshi nta bindi yakira ni abakene ni abagiranye amakimbirane noneho nawe yagera mu rugo mu gihe yakaruhutse mu bwonko umugabo agahita amubwira ati ibyo wigira byose bogisi zanjye umenye ko zitamesha ako sago nashaka ngo tuhagaruke si ugushaka ka munani kuri uyu mubyeyi ntabwo ari ugushaka ka munani kuko icyo nakubwira cyo reka nyereka ngusobanurire umugabo uko umutoje niko atora nkaba ari byo mvuga niba uyu munsi abasore n'inkumi bashakana akiri umusore yarimeseraga sirivupure iyo bogisi arayimeseraga niba ageze no mu rugo bogisi nakomeza ayimese nitujya kumesa imyenda isanzwe kuko ntabwo uzafata bogisi ngo ihe umukozi ayimese umugabo azayifurira si ukujya muri dushe nyine nicyo nanjye nakubwiye mumenyereze mugishakana ko agomba kwimesera iyo bogisi kugira ngo n'ejo bundi kubera ko mfite akazi kangora akarigerega n'umugore ubwe no kwimesera imyenda y'imbere bimugora ariko wakunda avuga utayirukanka akigendera twese dufite akazi hari n'igihe wa mugabo nibyo twahereyeho uvuga ngo umugabo udafite akazi kahagaze afite akazi ari mu rugo natumize omo n'agasabune nta kinego kirimo nta gisebo kirimo kujya muri dushe akimesera ya mabogisi ye adategereje wa mugore uri kuri tere wiriwe ateshushwa umutwe n'abaturage adategereje ko wa mugore aza ngo amumesere bogisi nawe abyikorere urumva rero nibyo nakubwiraga ko abagore bamwe na bamwe bagowe yiriwe kuri tere ahangayitse yiriwe kuri tere afite n'ibibazo byinshi byamutesheje umutwe araje nk'aho wamuruhuye mu mutwe ngo waze madamu ukomere ihangane uba wavunitse uhita umubwira utari kumenya ko na bogisi zanjye zitameshe uhita umubwira utari kumenya neza yuko uyu munsi ndya ibiryo watetse ntazi akazi yiriwemo ntazi ibyo yahuye nabyo niho hantu handi agenda akabikora bitamwamarira na rwa rukundo rukagenda rubura uyu mugabo ntabwo yanshakiye kuba umugore we yanshakiye kuba umupagasi we ugasanga urukundo rugiye rubura nibwo usanga ujya kubona ba bantu watatekerezaga ukumva barakubwira ati kuzi ko wa mugore wa nyirarunaka yapakiye ibintu yagiye ukikanga hari igihe bimurenga buriya kugira ngo ibintu bikurenga upfe igihe kitageze akazi ukavaho kakajyaho abandi
kuko nupfa azakora n'abandi. ararega ahantu hose uba wararahiye wavuze ati ngiye sinzatandukana n'umugabo n'igihugu cyanjye sinzatatira igihango. nanjye nakubwiye ko hari unanirwa kwihangana agafata ibintu by'akagenda kuko Edayeri ni umuyobozi nta muntu ari ujye kubibwira ibyo bintu ntabwo ari ujye kubwira abantu atari ko rero buryo umugabo mfite bimeze gutya na gutya niwe wenyine bikakuboreramo. naguha urugero hari igihe kimwe nigeze kugira ibibazo burya ntazibana zidakomanya amahembe nigeze kugira ibibazo birandenga mbona nta muntu wo kubibwira mfite naragiye mfata urugendo twari dutuye ahantu hitwa rwa Rutabura ndazamuka mo Kigali njya mu ishyamba rya mo Kigali ndeba hirya no hino mbona nta muntu undeba navugije induru mbwira Imana ngo Mana we ndananiwe ni jyewe nawe nje kukubwira ibi n'ibi 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 nk'uko ndi kuganira nawe ndicara ndayibwira ariko nanarira cyane kandi maze kuyibwira numva umutima ugize gute ururutse numva ndaruhotse. niko n'uwo mugore w'umuyobozi rero bimugora kuba yaganiriza abantu ikibazo yahuye nacyo kandi ashinzwe kugira inama abafite ibibazo. ariko mu biganiro byawe harimo inama dusubiye inyuma nimba yaramenyereje umugabo kugira ngo tujye tuhavira rimwe na message yumvikana yaramenyereje umugabo kumufurira box yataba akangwa ati fura box nimba yaramenyereje umugabo guteka ntabigabane avuga ati inshingano z'igihugu zizajya zigarukira hano nizo kwita ku mugabo zigarukira hanga ariko waruzi neza kuko hari igihe twasanga hari abarakaye birakaje. waruzi neza ko umugabo ashobora kujya kumurega kwa meya niko ari kwa meya akamubwira ati giye umugore wanjye inshingano ashinzwe zo mu rugo yarazirengagije kubw'iyo mpamvu giye nje kumubaregera kandi umugore akabitsindirwa. ariko iyo ari umugabo mwiza muzima baraganira akamubwira ati umugabo wanjye inshingano nsigaye mfite ziranduje ziragoye ese wanyemerera izo box asheri wanjye ukajya uzimesera yabyakira kubera ku rukundo amukunda akajya abyikorera atabyakira nyine ubwo ni igisongo cye umugore akaguma ku gisongo cye kuko nta hantu bibiri twereka ko tugomba gusuzugura abagabo bacu twitwaje akazi dukora. naho ngaho rero umuntu urakaye hari igihe ibore abanyamwuka abareba ibintu bigiye bitandukanye hari igihe ndeba umuntu nka batuye umuntu nubwo amaye serivisi afite ikibazo umuhanurire turi mu biro. ubwo rero ni no mpamvu navuze ngo nzabashakira mama minyoni ibyo bintu batanze ibiganiro bibiri iki ni icya kabiri. ikindi nanone nimba uhari atwumva dukurikiranye kuba inshingano warazihawe ukumva ko wizamuye mu mutima ukumva uzayobora umugabo sibyo komeza wubahiriza inshingano zawe. tugeze ku bagabo rero hari umugabo witwaza icyubahiro ibyo bintu nanabibajije mama minyoni tubivugaho ngo nawe uvugeho tuze kubirangiriza hamwe uku kwezi turajya tuvuga ku muryango noneho kandi neza nta kintu duciye ku ruhande. kitwaza icyubahiro cy'umugore we umugore yaba ari meya n'umugabo akaba ari meya kuko iyo wavuze ngo tugiye kwa meya cyangwa kwa gavana aho hantu kuri uwo mugabo niho haba ari kwa gavana. guverineri rero gavana w'umugabo utarabirahiriye akigira mu bana batoya mu gihe umugore ari kuri tere ntanatinye kumuzana mu buriri bwe. urakumva yitwaje icyubahiro cy'umugore kugira ngo amukandamize anamusuzuguze. uyu mugabo we turamugira iyihe nama ese biterwa n'iki? uyu mugabo rero inama namugira akwiye kwisubiraho. inama namugira Edayeri icyo mbona uyu mugabo kwakira ko umugore wari meya byaramunaniye. ahubwo yarabyakiriye neza kuko yitwaza icyo kintu. impamvu byamunaniye igihe cyose
umugore wanjye niwe wubashywe reka noneho giye ngaragaze ko ari gihe wubashywe kuko ari gihe nyiri urugo sinzi hari théâtre nigeze numva Mama Mignone nashaka kuba yize umugabo yari umukirina ahantu umupuranto yari umupuranto ku kigo kimwe igihe kiragera umugore we baramwimura aza kuba diregitirise kuri icyo kigo umugabo yakoragaho ubupuranto ahageze umugabo akajya agenda agakora mu zindi biro zose yagera muri biro y'umugore we agahita yicara ku meza akamanuka akaguru ku kandi akamubwira ati ninjye mugabo rero gira vuba ukorope hano hantu umugore abanza kwihagararaho kwanga kwica seveye nyine agahaguruka akahakoropa cyangwa se rimwe akamubwira ati ukoropa hano byihorera igendere igihe kimwe umugabo atanga konji mu bakozi agenda abwira abandi bakozi bose ati ejo ni konji nimuzakora abakozi bose batese ko ari umugabo wa diregitirise wabitubwiye ejo ntituzakora mu gitondo diregitirise aje mu kazi asanga abakozi bose ntibaje mu kazi arabaza ati ese habaye iki byagenze bite ko abakozi bataje mu kazi uwahamagaye wese akamubwira ati umugabo wawe niwe watubwiye ko ari konje undi ahamagaye wese ati umugabo wawe niwe watubwiye ko ari konje arangije aza guteranya inama arababwira ati ese ninde babwiye ko umugabo wanjye ari diregiteri hano ko ari igihe diregitirise we ni diregiteri ati nyine kubera ko ari we mutware w'urugo twumvise ibyo yatubwiye ababyitwaza umushahara wa meya akazi ukarangirira mu kabari umugore yakoze iki ukarangirira mu bagore umugore yakoze iki kugira ngo yubahirize inshingano z'akazi yahawe yaramwirukanye yahise amwirukana amwandikira ibaruwa imwirukana ati ndakwirukanye va mu kazi kanjye amaze kumwirukana atashye nimugoroba ageze mu rugo nawe asanga atekeye ibintu bye ati nanjye mvira mu rugo ugende uri kumva aramwirukanye umugore kuko n'undi yari yaranze kujya mu nzu z'akazi afata se ko umugabo anyirukanye yigira mu nzu y'akazi ubwo urumva umugabo bahise bakurikije ubuyobozi umugore arishinganisha avuga ati jyewe umugabo wakoze ibi n'ibi mu kazi ndamwirukana nk'umukozi wakoze akazi nabi ngeze mu rugo nawe aranyirukana nigira mu nzu z'akazi none yaje kumbuza umutekano ubwo byabaye ngombwa ko bagira gute babatandukanya kubera imyumvire mibi y'umugabo rero navuga ngo umugabo wese witwaza icyo umugore ari cyo agakora ibidakorwa kumutera agahinda ko mu mutima rwose babihagarike niyo mpamvu usanga abagore benshi ukajya kumva ukuntu umuntu yafashwe n'indwara atazi cyane cyane amastroke n'amadipuresiyo kubera iki arafata by'akazi akabivanga n'iby'iwe mu rugo akabivanga n'iby'abana abigenze gute yewe ntabwo namugira inama yo guta urugo kuko siko Bibiliya ivuga Bibiliya ivuga yuko mugomba kubana akaramata kuzageza igihe Yesu azagarukira yaranavuga ngo wihangane kugeza igihe nyine bikongera ije rya jambo ndarikunda cyane nkunda kurikoresha rivuga ko hahirwa wihanganira ibimugerageza hamwe no gusenga Imana Imana igenda ica akanzu hamwe no gusenga Imana Imana igenda ihindura umugabo hamwe no gusenga Imana Imana igenda ihindura wa mugore ibintu byose ni ugusenga ya Mama Nana reka tugushimire tubwire abagabo bitwaza icyubahiro ariko hari icyo udashubije ko ari aba baca inyuma agahita batubwa umugore wanjye ari meya utubari twose akatwikopeshamo ati ukwezi ni kurangiye ubu hari abagore b'abayobozi bamwe na bamwe batajya umushahara wose ujya mu kabari basanga nyine ari kwishyurira umugabo kugira ngo atazaseba wenyine n'abana nabo n'umwana wabyaye n'umubyeyi ufite umwana ukomeye mu buyobozi ajya mu karo ugasanga kubisa umuntu ucyati ngaho se nkora umwana wanjye akwereke iyo ni ya myumvire ipfuye ariko icyo cyo cyo guca inyuma umuntu ugasanga arazana indaya mu buriri icyo ngicyo ntabwo leta yakihanganira hoya barabikora leta se hari akantu tumvisha benshi ariyo mpamvu turi kubaganiriza atinya kwivamo kabati nimba ivuga biragenda atinya kwivamo se ubundi hahandi ari mazerera mu tubara abungana n'abo bagore ntabwo isi yose imurebe ikavuga ati dore wa mugabo wa meya none se nta rutabibona umugore we yanga kwivamo bati wenda bizahinduka ati nkomeze mpagarare ku cyubahiro cyane ariko byanze bikunze n'undi yatinda bikajya hanze inama namugira rero ntabwo namugira inama ngo muti ni ukumuganiriza
akanamusengera yego umugabo akamukubita ino linki yego kugira ngo yumve nk'ujyare nk'umugabo nzi ndahita amukubita iyi linki icyo cyigisha cyumve ufite umugore ukomeye cyane ariko umugabo niwe uremereye gusumba agenda atya sibyo nakubwiye rega nanjye ndere umugore wanjye ariko kiransuzugura kubera ko gikora ahantu hakomeye ariko ibyo n'ubwenge bwe ese ako gasuzugura abagabo bavuga ko abagore babo babarusha ubushobozi babasuzugura si imagination bimagine manwe niba utarakoze ubushakashatsi nk'ubwo nakoze umbwire abagabo benshi bateye gutya niba abagabo bashaka abagore bizi watarizi sibyo kuko umugabo wize uzi ubwenge kuba yarateye no gutekereza gushaka umuntu wize utarize nabyo n'ubwenge nta bwenge burimo ubwo n'ubwenge ahubwo icyo batakira ni ukumanaginga wa muntu wize bo batarize mvuga ko nta bwenge burimo uzakorera research umuntu utarize aravuga atoke sinizi reka nshaka ikigore gifite amashuri gifite n'amafaranga ntago ari urukundo rumujyanye agiye kuzamukira kuri wa mugore agiye kumuzamukiraho kugira ngo amufashe muri bwa buzima bubarimo dabora umuntu utarize kugira ngo uzanamushingire iduka arikoremo ni wa wundi uhereza inote y'igihumbi akakugarura 4,200 aguze ikintu cya 800 ubwo se urumva umuntu utarize nyine nuko ashaka kurya ibyo ataruhiye wakwicarana na bagenzi bawe muri kuganira mwakubita amakongereza rimwe gusa ati harimo barantuka mu cyongereza abashyitsi bamara gutata imwe muratinyuka mukamvugira icyongereza mu maso akabara gukubisa urengana kiyo myumvire sigare iri yarageze umuntu wese utarize ni kwamera burya umuntu utarigeze yicara ku ntebe y'ishuri biragoye aragoye bamwe na bamwe ariko si bose njye nabonye ari hafi ya bose ntago ari bose rwose batazadutera amabuye bashaka bayantere narababonye hafi ya bose niko bateye niyo ushatse kumuguta ariko kuki wakoze iri kosa ndakubwira ati ugiye kunkangisha ko wizege ntize kandi icyo umubwiye ntaho gihuriye icyo akubwiye ntaho gihuriye n'icyo wari umushubije reka tugushimire mama Nana murakoze cyane abantu bakoze kuri subscribe kwa mama Nana Mama Mignone Official Ingoro TV na ya The Boss TV 7 Imana ibaduhere umugisha ibiganiro byacu nakagaruka naho dukupiye comment yawe utubwire ngo tuzavuge kuki turaza kubibona ubundi tuzakomereze kuri comment yawe Imana ibaho umugisha iduho umugisha twese ariko mama Nana watanze nomero yawe ya telefone nimero yanjye ni yindi ni 07 88 25 666 54 Imana ibaho umugisha amen